turimo turavuga ku bijyanye no kwambikwa imbaraga ndengakamere z'umwuka wera kubwo koherezwa. Vuga ngo turambikwa kubwo koherezwa. Twambikwa imbaraga ndengakamere z'umwuka wera kubwo koherezwa. Hanyuma hari icyanditswe turimo tugenderaho Zakariya, uyu mwaka wose tuzacyumva kigaruka mu matwi yacu kenshi. Zakariya igice cya 4 umurongo wa 6 avuga ngo si kubw'imbaraga, si kubw'amaboko, si kubw'imbaraga, ahubwo ni kubw'umwuka wera. Twambikwa n'umwuka wera, tugashobozwa n'umwuka wera, tukoherezwa n'umwuka wera akadushoboza. Buri muntu wese aho ahagaze yashobora gukorera Imana, kubera ko ntabwo Imana ishaka kugira ngo uzane inararibonye ryawe. Ihamagara boroheje, badafite ubumenyi, baciye bugufi, maze ikabambika imbaraga ikabohereza. Haleluya. Uyu mwaka wose rero n'indi myaka ikurikiyeho kugera 2029 tuzaba tubona imirimo y'umwuka wera ifatika. Bakundwa b'Imana, itorero rirasuzuguwe muri iyi minsi kubera ko imbaraga z'Imana zitagihari. Umuntu ujya kumubwira iby'agakiza mu rugo, mu miryango yacu dufite abantu utangira kuvuga iby'Imana, iseseme ikamuzamuka, akagira iseseme akavuga ati mukuri ibintu byanyu byo mu rusengero hano, yakwinjira asanga muri gusenga, bamwe akabatera imigeri, sinshaka ibyo bintu byanyu hano. Kubera iki? Itorero ryacitse intege, nta mbaraga zifatika z'umwuka wera zigihari. Abantu bakubiswe n'ubuzima, bazana compromise, bazana gukerensa ibintu byo mu nzu y'Imana, byo mu bwami bw'Imana, kugeza igihe itorero, wa mugani w'imvugo y'iki gihe, ricitse amazi. Uravuga ibya Kristo, umuntu afite amafaranga ye akakureba iseseme ikamwica. Ariko Bibiliya irambwira ngo umwuka w'Imana icyamuzanye ngo ni ushobora ngo gukonvenka imitima, kwemeza. Murakoze, niwe wemeza. Ariko umuntu ukuntu umuntu ateye, ntabwo wamwemeza icyaha. Umuntu we n'akana gatoya, iyo ukabwiye ngo wakoze icyaha, karakubwira ati jewe uzabaze, ntabwo ari njyewe. Kamere y'umuntu ukuntu ateye, afitemo ikintu cya defensive. Ntabwo washobora kubwira umuntu ngo wacumuye ngo akwemerere. Noneho fata umuntu muri rusange, ufata umugabo w'umunyarwanda n'umugore w'umunyarwanda, umubwire ngo wakoze icyaha, ahera hasi akureba, akavuga ati wabuze ibyo uvuga. Ukamubwira ati ariko ukeneye Yesu, akakubwira ati mbuze iki, urantunze, urukumbwira ibyo bya Yesu, hari icyo nagusabye. Agakiza karakereshejwe hano hanze kubera ko nta mbaraga z'Imana zikiri mu itorero. Impamvu y'imyaka 7 yose tuzavuga ku mbaraga z'umwuka wera, nuko nta muntu ushobora gukizwa hatabayeho imbaraga z'umwuka wera kumwemeza. Ariko uzi kugira ngo uhagarare imbere y'umuntu uzabigerageza, ariko uzabikore wasenze kubw'umutekano wawe. Ubwira umuntu ngo uri umunyabyaha, cyeko uzamamagare ngo ukorere backup mbere yo kujya kubikora. Byaba ari ibintu bikomeye cyane. Umunyabyaha wese yafatiwe mu cyaha ahita agira amahane, waza no kumubwira ati wakosheje, akakuzamukana. Ariko turashima umwuka w'Imana, ajyaza akabivuga bucece, agafata wa mugabo warukakaye akamubwira ati nyamara nubwo wabisuzuguye mu mutima urabizi. Maze agaca bugufi, bagahamagara abantu bakizwa, yabikora ku giti cye ku ruhande, agahamagara pastor terega buriya ndashaka gukizwa, nta kibazo. Na Nikodemu yanze kubibariza mu bantu. Haleluya. Ariko dukeneye gusubiza umwuka w'Imana mu mwanya we kugira ngo akore imirimo. Haleluya. Turimo rero turavuga ku mbaraga z'umwuka wera, ariko topic yacu turimo gukora kuri iki gihembwe kuva mu kwa mbere kugera mu kwa gatatu, tuzaba tuvuga kamere ya mwuka wera n'imibanire yacu nawe. Kamere y'umwuka wera n'imibanire yacu nawe. Umwuka wera afite ibimuranga.
iyo tuvuze kamere y'umwuka wera tuba tuvuga ibintu bigize umwuka wera. Ubundi iyo bari kuvuga ngo kamere ngo muri kamere ya kanaka akunda kuba ari umuntu witurije, muri kamere ya kanaka ni kuriya yimereye, baba bashatse kuvuga kuriya niko ateye, uriya ni wewe. Barimo bavuga iyo bavuze kamere y'umuntu nukuvuga ngo kamere yawe ni nawe, ni nayo identite yawe, ni nacyo kikuranga cyawe, ni nawe uri we. Haleluya. Rero kamere y'umwuka wera ni icyo umwuka wera ari cyo. Icyo tuvuze nuko iyo tuvuze kamere y'umwuka wera tuba dushaka kuvuga uwo umwuka wera ari we, ibimuranga, ibimugize, akamero ke, identite y'umwuka wera. Iyo bavuze ngo muri kamere ya runaka nkuko nabivuze wasanzwe ko ari umuntu wicecekeye, baba bashatse kuvuga uko umuntu ateye, uwo ari we. Merutse kuganira n'umwana mutoya, hanyuma ndamubaza, nabonaga ari umwana ukangutse cyane, ari kumbaza ibintu byinshi. Baramubwiye ngo ndi umupasiteri, aravuga ati ngize amahirwe mbonye umupasiteri, narifite ibibazo nshaka kubaza. Ambaza ibibazo byinshi bitandukanye bitajyanye n'imyaka ye. Hanyuma bigeze aho ambaza ikibazo kijyanye nuko namusubiza ko ari umwuka wera ubikora. Hanyuma ndamubaza nise wigeze wumva kubyerekeranye n'umwuka wera? N'umwana uba muri famiye y'abadive. Hanyuma arambwira ati ya ati narabyumvise muri Sunday school bajya batubwira ibya mwuka wera. Nise wumva mwuka wera ari iki? Arambwira ngo numva mwuka wera ngo ari nka marayika, ngo ujyuza ngo hanyuma ngo akazana ibintu ngo akabiha abantu. Ndavuga uyu mwana ambereye umunyakuri, ariko hari n'abantu bakuru byibura batanazi ko byibura mwuka wera ageze no ku rugero rwo kuba marayika. Mwuka wera abantu bamuvugaho kwishi, ndetse hari amayobera menshi y'abantu kubera kutamumenya bakamwitirira ibintu, bakamwitirira ibyo atari byo kandi afite ibimuranga. Tugiye kubireba, ndabizi yuko abanyuze hano muri ukwezi kose gushize babivuzeho, ariko tuzabyumva umwaka wose kugeza igihe uzajya uhura n'umuntu akakubaza ati mwuka wera uramuzi, ukamusubiza ushize amanga kubera ko hari ubumenyi wakiriye. Kamere ya mwuka wera ya mbere nuko mwuka wera n'umuntu muzima. Mu Gifaransa baravuga ngo c'est une personne vivante, n'umuntu muzima, ni a living person. Bavuga ati umwuka wera abaye umuntu gute? Yambaye umubiri se? Ese mwuka wera kuki noneho abaye umuntu? Kuki utavuze ko abaye ikindi kintu? Dufite ibyanditswe bibigaragaza, tugiye kubisoma hano muri Yohana igice cya 16 umurongo wa 13. Aravuga ngo uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga kubwe, ahubwo ibyo azumva nibyo azavuga. Mwabyumvise ko yumva, mwabyumvise ko avuga. Mwuka wera aravuga, kandi mu biremwa byose tuzi ikiremwa Imana yahaye ubushobozi bwo kuvuga ni umuntu wenyine. Iyo Bibiliya ivuze rero ngo mwuka wera azumva, narangiza kumva azavuga, narangiza kuvuga azakoresha ururimi ababwire ibyenda kubaho. Niyo mpamvu tuvuga ngo mwuka wera ni umuntu muzima, arumva akanagira gute? Akanavuga. Ni umuntu utekereza, agira amarangamutima. Mwuka wera agira agahinda, arababara. Mwuka wera agira agahinda, aratekereza, arababara. Iyo tuvuze ngo aravuga, ntabwo avuga ibye gusa, niko Bibiliya tubwiye muri kiriya cyanditswe twahereyeho cya Yohana 15:13. Aravuga ngo azajyayo ibyo azababwira n'ibyo azaba yumvise. Hagati yo kumva no kuvuga harimo gutekereza. Haleluya. Mwuka wera rero ni umuntu kuko aratekereza, agira amarangamutima, agira n'agahinda. Mu Efeso igice cya 4 umurongo wa 30 aravuga ngo kandi nimuteza agahinda
umwuka wera w'Imana wabashyiriweho kuba ikimenyetso kugeza ku munsi wo gucungurwa. Bya bindi mwuka wera kubwira ngo ukore ukanga kubikora, arababara, agira agahinda, akavuga ati buriya kwera ntabwo abyumva ko mpemukiye, ntabwo abyumva ko nashakaga kumutabara nkabamuhaye inzira akanga kuyikoresha, ntabyumva ko nsuzuguye. Buriya ubuzima tubayemo bwa buri munsi, iyo wumvise ijwi rito rikubwira gukora icyiza, Bibiliya irambwira ngo ibyiza byose biva ku Mana. Satani nta cyiza agira. Niwumva ijwi ritoya cyangwa se icyo wise umutimanama kikuyobora gukora ikintu cyiza, uzamenye ko ari umwuka w'Imana ugutumye gukora icyo kintu. Igihe cyose utazagikora uzaba utumviye umwuka w'Imana, kandi umwuka w'Imana utamwumviye agira gute? Arababara. Mwuka wera turimo turavuga ko ari umuntu muri kamere ibigize mwuka wera. Mwuka wera ni umuntu. Mwuka wera arishima, mwuka wera ajya inama. Turabisanga muri iki cyanditswe cy'Amatayo igice cya 10 murongo wa 19 kugera ku 20. Ariko niba bagambanira nimuzahagarika umutima. Haleluya. Nagiye kuvuga ngo mbese hari umuntu uri hano bagambaniye, ari gusanga muri benshi. Ariko nibibabaho nimuzahagarika umutima w'icyo muzavuga cyangwa ibyo muzavuga, kuko muzabibwirwa muri uwo mwanya, kuko atari mwe muzaba muvuga, ahubwo ari umwuka wa So uzabavugisha. Nujya kuburana uri imbere y'umuntu mufitanye urubanza, mufitanye amakimbirane, jya ubwira umwuka wera, wambwiye icyo mbwira uyu muntu kweri, wambwiye icyo mvuga, kuko mwuka wera arabikora. Ajya inama, akakongorera, akakubwira ati ririya jambo nturikoreshe, iri rikoreshe, kiriya ntugikore, iki ngiki aba ari cyo ukora. Ariko iyo utarakira imbaraga z'umwuka wera, iyo utaramuha umwanya ngo agukoreshe, usubiza uko ushaka, ugakora uko ushaka, ijambo ryose rije. Bya bindi abantu bajya bavuga ngo ni sans frein, abantu badafite umwuka w'Imana. Bibiliya iravuga ngo hatari umwuka w'Imana, ngo nkuko bavuga ngo abantu badafite umwuka w'Imana ngo ni nk'igihugu kitafite umuyobora, ngo cyangwa se ngo ni nk'imodoka idafite feri. Ikintu cyose kigiye mu mutwe we akagisohora nk'uko cyaje. Ariko umwuka w'Imana iyo akurimo ukamwemerera, ntabwo akwemerera gusohora ibyo ushaka, arabanza akabiyungurura, mukajya inama, ukabanza ugatega amatwi ukumva icyo ashaka kuvuga, maze kugira ngo ntukomeretse abantu. Iyo uvuga ibyawe ubivugira muri kamere ukamara abantu, ye baba we. Bibiliya iravuga ngo amagambo sinzi ukuntu abivuga, ni mu migani, ngo ijambo ribi risa nkaho rishotora irindi jambo ribi. Uzarebe iyo uri kumwe n'umuntu mufitanye amahane, biba bimeze nka competition, biba bimeze nk'amarushanwa. Akubwira ijambo ribi rikagwa mu mutima wawe, ako kanya ubugingo bwawe kamere ikigutiza irindi ribi riri ku rwego rwisumbuye, ukarimubwira. Nawe yagaruye, ntabwo agarurira ifite ubukana munsi ya rya rindi, araza nawe akakubwira irindi rigusenya kurushaho. Abantu bagasenyana muri ayo magambo. Kubera iki? Ntabwo bigeze bemerera umwuka wera ngo afate iyo situation, afate icyo kiganiro, afate iyo event cyangwa se iyo incident. Umwuka w'Imana ajya abwira abantu icyo kuvuga mu gihe gikwiriye. Nubu wikeneye uzajya ubimusaba, kuko ntabwo aba kure, aba ari hafi yawe. Haleluya. Mwuka wera arigisha, aributsa. Bibiliya turimo turagaragaza ibyo Bibiliya ivuga ku bijyanye n'uko mwuka wera afite akamero k'umuntu, ajya yibutsa. Sinzi mwebwe niba mubizi, ariko ngewe mu buzima bwanjye bwa buri munsi njya mbwira umwuka wera ni nyibutsa we, nyibutsa. Ndumva ntazi ahantu iki kintu nagishize. Nigeze gufata amafaranga menshi, hanyuma ndayabika nibagirwa aho nayashize. Hari haciyeho nk'icyumweru ndavuga amafaranga nayashyize he,
ndashakisha ibintu byose mbitera hejuru, ndavuga amafaranga sinangira. Urumva iyo uyabuze utangira gutekereza ko bayakwibye. Ndavuga sininde kandi ahantu nayashyize, mwibaze namwe ahantu umuntu ahisha akanahibagirwa, nta n'umujura wapfa kuhamenya. Haleluya. Bigeze aho maze kuruha, ndavuga ariko se ubundi ndi mu biki? Iragutya ndapfukama, Umwuka Wera wanyibukije ahantu aya mafaranga nayashyize. Nibutsa ahantu aya mafaranga nayashyize n'ukuri. Ako kanya igitekerezo gihita kiza mu mutwe wanjye, njya kureba hahandi ntekereje, nsanga arazingazinze niho nayashyize. Haleluya. Mwuka Wera aributsa. Yesu yarababwiye ngo mbabwiye ibintu byinshi turimo tugendana mu myaka 3, ariko ntabwo mwabyibuka. Mwuka Wera naza azabibutsa ibyo nababwiye byose, azabibibutsa. Muzajya mugera ahantu mwibuka ibyo nakoraga, aba ari byo namwe mukora. Muzajya mugera ahantu Mwuka Wera abibutsa uko mugomba kwitwara. Haleluya. Mwuka Wera aributsa. Nigeze gufata ibyangombwa by'ubutaka, hanyuma mbishyira mu modoka ndagenda. Nari ngiye kubijyana, sinzi ibyo nangiye kubikoresha ku murenge, hanyuma birangiye sinahita bisubiza mu nzu ngo mujye kubibika, ndabigendana mu modoka. Hanyuma nza gufata nari nabishyize mu envelope, ndabifata ndabigendana, sinamenye igihe nabikuriye mu modoka. Noneho haza kuzashira igihe nkenera bya byangombwa kugira ngo nsubire ku murenge. Ndabishaka ndabibura. Nibuka ko imodoka nayijyanye muri garage, bagakuramo ibintu byose. Ndagenda mbaza muri garage, ese nta byangombwa mwabonye by'ubutaka byanditseho gutya na gutya? Barambwira bati reka da. Hari haciyeho nk'amezi 3. Noneho mbajije barambwira ngo kugira ngo ibyo byangombwa wongere ubibone, uragenda udeklare, utanga itangazo kuri radio za procedure ababinyuzemo muzi. Noneho numva bibaye birebire, ariko ikibabaje cyari giteye n'isoni nuko hari harimo n'icyangombwa cy'umuvandimwe wanjye yaragiye kujya mu mahanga. Arambwira ati ni wowe nizeye, ngibi byangombwa by'ubutaka bwanjye, ngibi byose byari biri kumwe. Noneho ndavuga ndamuhamagara mubwire ngo nataye ibyangombwa bye, n'icyizere yangiriye. Numva ngize isoni, numva ngize ipfunwe, ndavuga ntabwo ndi bumubwire, kandi kugira ngo ndadeklare ibyanjye, deklare n'ibye, ariko noneho agomba kubimenya kuko hari ibyo agomba gukora kugira ngo ahazahabwe ibindi byangombwa. Hanyuma ndimo gutya numva ntazi ukuntu kasi muhamagare, kuko ibyanjye wenda ndabikurikirana, ndi mu Rwanda nta kibazo. Se wenda mubwira azabikore yaraje mu gihugu, hagati aho hari procedure ziri gusabwa birimo biraturengana. Ndicara ndavuga ntari kwibi byangombwa biri. Mbwira Mwuka Wera, Mwuka Wera wambwiye aho ibi byangombwa biri. Ntabwo yahise abimbwira. Nafashe icyumweru cyose, buri gitondo kuva saa 12 kugera saa 1 mfata isaha. Mwuka Wera ambwira aho ibi byangombwa biri. Wowe ntabwo ugira icyo uhishwa. Mwuka Wera ngwino umbwira aho ibi byangombwa biri hano ku isi, biri hano ku isi. Niba biri muri garage bigaragaze, niba biri ku murenge, niba ariho nabitaye bigaragaze. Ndangiza icyumweru cyose. Hanyuma rimwe njyanye icyumweru kirangiye ku manywa nka saa 7 saa 8 gutyo. Hanyuma ndasinzira gatotsi k'iminota mikeya cyane, ndota umuntu umwe mu bo dusengana ari kuza arambwira ati hatuzi ko bya byangombwa buriya mabi yashakaga ngo ziko ngo yaje kubibona ngo biri munsi y'akabati ngo ahantu asa nk'uri kubwira undi nkuru ngo ariko nanjye ndaho ngaho. Nuko mpita nkanguka nyimara kumva uwo mwene data abwira undi mwene se aho ibyangombwa bya mami byagiye. Hanyuma ndavuga ntari kuburiya sinshubijwe we. Ndagenda njya ahantu bavuze, ndagenda nterura kakabati. Urabizi utu tubati two ku gitanda ari ukuntu ushyiramo ikintu kigahita kijya inyuma, kandi inyuma hari agatriplex biramanuka bihita hasi. Noneho mvuye mu nzozi gutyo ndabanza ndashima, ndavuga Mwuka Wera ujya wibutsa, Mwuka Wera uributsa, ibyawe birafatika. Ndabanza ndashima, ndangije ndagenda
ndagenda nterura ka kabati neza neza ngatereka ku ruhande, ndabibona mbere yuko mbifata nabanje kugira gutya, ariko namenye ko Mwuka Wera yibutsa, namenye neza ko Mwuka Wera yibutsa. Haleluya! Ajya yibutsa. Sinzi wowe iyo wibagiwe ngo uhamagara nde, ariko ujya uhamagara Mwuka Wera aributsa. Haleluya! Ni kenshi n'ubuzima bwanjye bwa buri munsi nigeze no kubura impeta mara nk'amezi 5, ariko nkabwira Umwuka Wera nti iyi mpeta iri hano ku isi, hano hantu muri iyi nzu, iyi mpeta none se ntimujya muzita bamwe hano mukarinda mujya kwishyura andi mafaranga, ariko ngewe njya mbaza Mwuka Wera iri hano ku isi kandi wowe ntacyo ujya uhishwa. Mwuka Wera mbwira wiri, maze nkagira gutya nkumva igitekerezo kirambwiye ngo genda uzingire ya myenda, nazinga uwa mbere gutya impeta ngo haleluya. Mwuka Wera aributsa, Mwuka Wera aributsa, ariko ntabwo tujya tumukoresha kubera ko tuzi ngo ni ikintu kimwe kivugirwa mu rusengero. Muzarebe no mu rusengero Mwuka Wera avugwa gake cyane, tuba twamuheje. Kandi Yesu yaravuze ngo ndagiye, ni ngombwa ko ngenda, ninagenda umufasha ntabwo azaza aho muri, azaza ntabwo wazaba ari umuntu ugenda n'amaguru, azaba afite ubushobozi bubabwira byose. Haleluya! Mwuka Wera ntukamugira umushomeri. Mwuka Wera aravuga, arakora, ajya inama. Haleluya! Impamvu nanone tuvuga ko Mwuka Wera ari umuntu muzima nuko tutavuga ngo Mwuka Wera ni igiki, tuvuga ngo Mwuka Wera ni umuntu, kubera ko Bibiliya iravuga ngo azaza. Abizi Ikinyarwanda neza murabizi iyo ugiye kuvuga inka ntabwo wavuga ngo iriya nka ngo azaza. Icyakora keretse umwana ukiri kwiga ibyo bita le pronom personnel, ariko baravuga ngo Umwuka Wera naza azakora ibi. Bibiliya imwidentifia nk'umuntu. Iyo aba ari ikintu Bibiliya ari kuzajya ivuga ngo icyo cyuka kizaza, ariko ntabwo ari icyuka, ni umwuka, ariko nanone akagaragaza mu ishusho y'umuntu, bakavuga ngo uwo azaza, naza azababwira, azabigisha, aza. Iriya pronom personnel tumukoreshaho nigaragaza ko Umwuka Wera ari umuntu. Haleluya! Nanone mu kamero k'Umwuka Wera turi kuvuga icyo Umwuka Wera ari cyo, turaza gusoreza ku cyo Umwuka akora mu buzima bwacu. Umwuka Wera ni Imana. Vuga ngo Umwuka Wera ni Imana rwose. Ibi ngibi hari abantu batabizi, ariko ndashaka kukwereka uburyo Umwuka Wera ari Imana. Bibiliya imuha umwanya w'icyubahiro kingana n'icy'Imana Data, Imana Mwana n'Imana Mwuka Wera, nyine mu butatu butagatifu cyangwa mu butatu bwera. Matayo igice cya 28 murongo wa 19. Yesu niwe wivugiye aya magambo ubwe, aravuga ngo nuko mugenda muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera. Mu butatu butagatifu Mwuka Wera angana n'Imana Data, angana n'Imana Mwana. Umwuka Wera ni Imana mu butware bwe, mu bubasha bwe. Umwuka Wera ni Imana. Reka turebe iki cyanditswe nanone kibishimangira. Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 5 umurongo wa 3 kugera ku wa 4, aravuga ngo Petero aramubaza ati, Ananiya, ni iki gitumye Satani yuzuza umutima wawe kubeshya Umwuka Wera ukisigariza igice cy'ibiguzi by'isambu ukiyifite? Ni yari yawe, kandi umaze kuyigura ibiguzi byayo ntibyari ibyawe, ubyigengaho. Ni iki gitumye wigira inama yo gukora utyo? Hano yamubwiye ngo ni iki cyatumye ubeshya Umwuka Wera, hanyuma hanasoje amubwira ngo si abantu beshye, ahubwo ubeshye Imana.
Petero arimo acyaha Ananiya ku cyaha yarakoze, yamubwiye yuko kubeshya umwuka wera bihwanye no kubeshya Imana. Umwuka w'Imana ni Imana nzima. Haleluya. Ikigaragaza nanone ku mwuka ari Imana nuko abera hose icyarimwe, afite attribute cyangwa character ya omnipresence, ari omnipresent, abera hose icyarimwe. Niyo mpamvu abatabyumva bajya bavuga ngo abarokore bagira urusaku, ngo hari ukuntu basengera icyarimwe ngira ngo bagacanga Imana, Imana ikabura uwo yumva, Imana ikabura uwireka, bajya basakuriza Imana. Mwuka wera wacu abera hose icyarimwe, atwumvira icyarimwe, akadusubiriza icyarimwe, kuko ntabwo ari umuntu gusa. Abariya rero bamufashe nk'umuntu. Umuntu niwe basakuriza akabura iyo akwirwa. Ariko mwibaze ya masengesho tujya tuzamura hano, iyo ari umuntu tubibwira wa mugani wabo, ni ukuri twari kuba twaramucanze kera. Ariko icyo batamenye ni uko atari umuntu tuba tubwira, ahubwo tuba tubwira Imana. Abera hose icyarimwe. Mbaza buri 139 umurongo wa 7 kugera ku murongo wa 8. Aravuga ngo ndahungiraho umwuka wawe hehe, ndahungira umwuka wawe he, ndahungira mu maso hawe hehe, nazamuka nkajya mu ijuru, uriyo. Mwuka w'Imana uri hehe? Mu ijuru. Nasasa uburiri bwanjye kuzimu naho uri, ni ahantu wahungira umwuka w'Imana. Iki cyanditswe kinyibukije Yona. Yona yashatse guhunga umwuka w'Imana, yaratumwe Niniwe afatiye i Tarushishi. Arangije aravuga ngo ngiye guhima Imana imyohereje sindi bugeyo. Imana iramubwira ngo ndashaka kukwereka kutampunga, jewe ndi umwuka, ndi Imana mbera hose icyarimwe, ndi umwuka. Imana ituma haba akavuyo mu mazi, bakora ubufindo bashakisha umuntu wabateje ibyago muri ubwo bwato, bose bakora ubufindo ntibwagira uwo bufata. Yona yari yisinziriye, barangije baramubyutsa baratubwira ariko uruwahe, baramubwira uruwahe wowe, urinde tubwire Imana yawe. Ariko akantu yavuze kajya kanezeza cyane. Uzi ko umuntu niyo yaguye atajya yemera ko yaguye, yanze kwemera ko yaguye. Baramubajije urinde, uvuye he, Imana yawe ni iyihe? Aravuga ngo ngewe nitwa Yona, ndi umuheburayo, nubaha Imana. Kagira inkuru ati nitwa Yona, ndi umuheburayo, nubaha Imana. Kandi ari mu nzira yo kubahuka Imana, ari mu nzira yo kutumvira Imana. Ariko bamubajije uwo ari we, ngewe ndi pasiteri, ndi umwana wa pasiteri, naranabatijwe mu 2000. Ese urakijijwe? Nabatijwe mu 2003. Oya, urakijijwe? Urumva navukiye mu muryango w'abantu bakijijwe, papa na mama barasenga. No, urakijijwe? Nicyo kibazo tujya duhura nacyo hano hanze. Agashaka kukwereka ko akijijwe, kandi aho umusanze mu nzira y'i Tarushishi. Ariko arakubwira ati jewe ndi umuntu w'Imana, iwacu rwose uzabaze nta mupagano uba mu muryango wacu. So neza akakunaniza, kandi umusanze ahantu wumva akeneye Imana. Umwuka wera rero abera hose icyarimwe. Yona yamanutse mu nda y'urufi asengeramo. Bibiliya irambwira ngo yasengeyemo, aravuga ngo Mana ndabyiringiye ko nzongera kubona mu rusengero rwawe hera. Abivugira mu nda y'urufi. Urufi ntirwamuhekenya, igifu cy'urufi nticyakora, aside zacyo ntizamusya. Yona abamo akoramo croisade iminsi 3, ayikubita ari kuvuga ngo Mana amenye yuko no mu nda y'urufi. Yarabyumvaga ko ari guhumeka, ariko ngo umwijima yari yahuye n'icuraburindi. Ako noneho umuzi umwijima ujya ubiye amatara agiye, mwibaze umwijima waba mu nda y'ifi. Iminsi 3 yose. Yaravuga ngo icuraburindi ryarantwikiriye.
ariko arangije aravuga, aramya Imana, akora praise and worship, arangije aravuga ngo nizeye yuko rimwe nzabona mu rusengero rwawe hera. Hanyuma misiyo y'amasengesho irangiye, Imana ishaka kumwigisha kuyumvira, urufi ruragenda rumuparika aho yagombaga kujya. Imana irangije iramubwira ngo wabibonye rero kutari Tarushishi, uri nini we, ngaho genda ukore. Ayayayayayaya, Imana ikurinde kujya Tarushishi mu izina rya Yesu. Nutegereze yuko ujya mu nda y'urufi mu izina rya Yesu, ujya wumvira Imana ikivuga, uhaguruka ikikubwira, ugenda ukora ikigushakaho, ikivugana nawe, utarinjira mu nda y'urufi mu izina rya Yesu. Haleluya. Umwuka wera amenya ibihishe n'ibiri mu mitima y'abantu. Niyo ya ndirimbo twaririmbaga ngo ndondora umenye. Bibiliya iravuga mu Bakorinto ba mbere igice cya 2:10, aravuga ngo ariko Imana yabiduhishurishije umwuka wayo, kuko umwuka arondora byose ndetse n'amayoberane y'Imana. Mise numva nshaka kumenya rira jambo mu Kigande. Cyangwa cyo hari yavuga kurondora niki mu Kigande? Omoyo mutukufu arondora byona. Haleluya. Arondora byose, nta kimuhishwa, kuko mu mutima w'umuntu arebayo. Nge wamagarara imbere ukambwira ko kiranutse, ukanshushanya, ukantereka hariya, rwose nanjye nkashushanyika nkagenda. Uretse ko umwuka w'Imana uri muri jewe, avuga ngo umuntu w'umwuka ngo arondora byose, ariko ntawe ubasha kumurondora. Kubera ko ufite umwuka w'Imana, ararondora, nawe urarondora. Haleluya. Nta kibasha guhishwa umwuka w'Imana. Twe turi kureba kamere y'umwuka wera, cyangwa se icyo umwuka wera ari cyo. Tubonye ko umwuka wera ari umuntu muzima, ariko tubonye ko umwuka wera nanone ari Imana. Haleluya. Tugiye kureba rero imibanire yacu n'umwuka wera, cyangwa se ibyo umwuka wera akora muri twe. Umwuka wera arahindura. Mu bintu byazanye umwuka wera mu isi, yaje gukora transformation. Ndashaka ko aka gafaransa tukavugana hamwe. Vuga ngo transformation. Ndagusengeye ngo ntiwirume, urabisubiramo, transformation. Amen. Umwuka wera akora transformation, ahindura ubuzima bw'abantu, ahindura umuntu. Wamureba ukamushakira ahejo hashize ntumumenye. Umuntu arakubwira ati naribandi, nari umujura, nari umugome, ukabireba ukagira ngo ari kuvuga amateka y'undi muntu. Kubera iki? Arimo aravuga icyo umwuka w'Imana yaje aramuhindura. Umuntu urimo kuvuga ako kanya nta nubwo asa n'urimo n'ibyo arimo avuga, kuko umwuka wera kera yarangije gukora umurimo wo kugira gute, wo kumuhindura. Haleluya. Vuga ngo umwuka w'Imana arahindura. Afata umuntu wari ufite ubwibone, afite amashagaga, afite amahane, akamuhindura ku buryo umuzabirebe n'umuntu wamaze kumeneka neza, atakifite kamere. Hari ukuntu anagenda disi ukabona yo, urumva kera hahandi bari baratwigishije kugira ngo umwuka wera ngira ngo atameneka, hari ukuntu wagomba kugenda. Ariko umwuka wera iyo yakwinjiyemo, iyo umwuka wera yakwinjiyemo, ugaragaza impinduka mu rusengero, mu rugo ukaba uri umuntu wahindutse, ku kazi ukaba uri umuntu wahindutse, ku ishuri ukaba uri umuntu wahindutse, bakabihamya, baraguhamiriza. Uzi ko ubu ngubu ushobora kureba umugabo n'umugore batabanye neza, naho baseka bakava mu cyumba kwa kundi baza bamaze gutikurana, bakwinjira muri salo, karibu twati bakumbuye, urabareba ukabimenya, kuko iyi smile ireflecting umutima,
inseko iri genuine, inseko y'inyayo nyakuri, iyo umuntu ayisetse urabimenya. Ariko n'inseko y'akazi umuntu arayimenya. Hariyo bigishije inseko yo muri customer care, iriya yo ni y'akazi. Barababwira ngo umugest naza, umukiriya naza, ujye ubwira ngo karibu kiriya, ahubwo ukabivuga mu mutima. Iriya ni y'akazi. Mu mutima baba bamukasa umushahara, yaba yahombye, yaba yapfushije, batamuhaye konje yo kujya gutabara. Umva, umukiriya arinjira akamubwira karibu tubafashe iki? Ewe mana we. Ariko uko bimeze kose bipfa kugufasha bigatuma umukurikira. Haleluya. Mu mutima haba harimo ibintu byinshi. Buriya niba hari ikintu kigoye ni ukubana n'umuntu ufite uriya mutima wibuye. Yewe mana we, bakobwa banjye muri hano ndabasengeye, basore muri hano ndabasengeye, Imana izabanze yomora umuntu izaguha, nizaguha umuntu agifite umutima wibuye, izamuzane mu buzima bwawe yamaze kumuha umutima w'inyama mu izina rya Yesu. Niyo mpamvu tunankuraje abasore bari hano munabyumve yuko byaba byiza munyuze muri deliverance, kugira ngo udahura na, kuko muri fiançailles haba harimo urukundo rw'akazi, haba harimo urukundo rw'akazi rwa rundi yeye fire I love you mu gitondo, I love you nkakire, nguhaye ikivu cyose n'imisozi igikikije, nguhaye butamwana ngenda uzifate mu gitondo. Muri fiançailles iyo ndikumva ngukumbuye nkubonye naguheka, reka muzabane, kuko urwa rukundo rwari ruri mu kazi ko kugushaka ngo akuzane, akugejeje mu rugo. Sejeri kutakimbwira ko nkunda, urabiyobewe ko ngukunda. Umunsi bizahinduka nzabikubwira. Ayiwe, none ukavuga uti Mana, ibyo nagusabye ntabwo ari byo wamaye, nagusabye umugabo nkunda, yarambeshye. Ntabwo yakubeshye, yari ari mu rukundo rw'akazi. Muce muri deliverance kugira ngo uwo muntu ahure n'Imana yomora, Imana imuguhe mubane afite umutima w'inyama. Ariko uzi kugira ngo ubane n'umugore, mana yanjye, okay, reka twigendere. Haleluya. Buriya reka mbabwira abantu mwishimaga mukavuga ngo ngewe ndi umuntu cyane ukomeye sinjya mpfa kurira, ndashaka kugukominika officially kurwaye. Niba utajurira urarwaye. Ndabisubiramo, niba utajurira urarwaye, kuko umutima muzima ukorwaho n'ibyiza ugakorwaho n'ibibi. Nigeze gukora amasengesho yo kubwira Imana, Mana wampaye nkajya ndira nk'abandi bantu, Mana wampaye nkabona ibindi byana by'ibikobwa birarira, nari narakakaye meze gutya. Naje gusaba Imana, mbwira Imana ndakwinginze Mana, oroshya umutima wanjye nge ndira, kuki nta kintu kindiza, ibinshimishije ntabwo bindiza. Nangiye kubwira Imana nti ndondora umenye umutima wanjye habamo ibiki byatumye nkakara gutya, ko nta buzima bundi budasanzwe ntazi, tudasangiye n'abandi bana, kuki ntarira? Mana irambwira ngo urarwaye. Mbwira Imana nti Mana rero mu mutima w'inyama nge ndira, ibintu nibinshimisha, ndashima Imana ko nsigaye ndira we. Nsigaye ndira, nkarira nkashaka kubifata kubera diplomasi bikanga, nkarira kubera umutima wabaye umutima w'umuntu. Ntabwo Imana igikora amakosa yo gushyira ahantu umuntu mu mwanya itaramucura, itaramutravaya, itaramukora mu murimo. Haleluya. Bene uwo mutima n'impuhwe ntabwo ziba ziri hafi. Niba uri hano ufite bene uwo mutima, umenye ko ufite umutima urwaye.
ariko icyo nshaka kukubwira nuko Mwuka Wera ajya atanga umutima mushya. Mwuka Wera ajya atanga umutima mushya, agatanga umutima w'inyama. Yes, iki cyanditswe nicyo nashaka kubasomera. Aravuga ngo nanjye nzabaha umutima uhuye kandi mbashyiremo umwuka mushya. Umutima w'ibuye nzawukura mu mubiri wabo, mbaha umutima woroshye. Umutima w'ibuye nzawukuramo nshyiremo pièce de rechange, mbaha umutima woroshye. Hasi nukomeza gusoma icyo cyanditswe urasanga havuga ngo nibwo bazabasha kubahiriza amategeko yanjye no gukorera Imana. Ufite bene uwo mutima ntago byoroha. Mwuka Wera arakubwira ugaharira nawe kuko ufite umutima uri insensible. Umwuka Wera atanga umudendezo. Vuga ngo umudendezo. Nukuri Mwuka Wera atanga umudendezo. Bibiliya dore ukuntu ivuze, aravuga ngo nuko rero mu Bakorinto wa 2:3 umurongo wa 17, nuko rero umwami niwe mwuka, kandi aho umwuka w'umwami ari niho haba umudendezo. Ahari umwuka w'Imana hari freedom. Iyo umuntu afite umwuka w'Imana aba afite umudendezo. Niyo umurebye urabimenya, uramubona ukabona ni umuntu ufite freedom, umuntu udafite ikintu yishinja, umuntu udafite umutima umucira urubanza, umuntu unezerewe ubayeho afite amahoro. Mwuka w'Imana atanga umudendezo. Umwuka w'Imana kandi akiza intimba, akiza agahinda, akiza umujinya, akiza amahane biterwa n'umuruho wo mu mutima. Nabivuze, ushobora kuba warahuye n'ikintu gikomeye mu buzima, warafashwe ku ngufu, ukaba ubizi ko nta muntu wabibwira, bikaguhindukira igikomere, ukagira umutima mubi. Warafashwe na nyokorome ku ngufu, nawe wabibwira. Papa wawe yagufashe ku ngufu, ntiwabibwira mama. Ku isi nta n'umuntu wabibwira. Biragenda biragusharirira, uragenda uba umurakare, ugaseka, ariko mu mutima wawe harimo intimba. Ikintu gikomeye Imana yagukorera ni ukukomora. Ndashaka kukubwira yuko Yesu akiza bene izi ntimba, akiza bene iyi mibabaro. Icyakora biba bisaba kugira umuntu umwe ku isi wabibwira. Hari ibintu utashobora gukira, umutima wawe udashobora komorwa, hari imbabazi utashobora gutanga utavuze, kuko kuvuga ubwabyo ni umuti. Umwuka Wera abikoresha imbere y'abantu bahawe ubwo buntu bwo gutega amatwi maze ukomorwa. Imana yashobora kugukiza iyi ntimba, akagahinda n'umujinya n'amahane byatewe n'ibyo wanyuzemo utahisemo, ariko Umwuka w'Imana yiteguye kuguhindura akakugirira neza. Bibiliya iravuga muri Yesaya igice cya 61 umurongo wa 1, aravuga ngo umwuka w'Imwami Imana ari kuri jye. Aya ni amagambo y'ubuhanuzi yavugirwaga ku Mwami Yesu, ngo kuko Uwiteka yansize amavuta kugira ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza, yantumye kuvura abafite imvune mu mutima no kumenyesha imbohe ko zibohowe, no gukingurira abari mu nzu y'imbohe. Umwuka w'Imana nicyo cyamuzanye, nicyo cyatumye asiga abantu b'Imana kugira ngo ubohorwe. Niba warahuye n'ibyo bitandukanye byinshi udashobora kuvuga, udashobora kubwira abantu benshi, washaka umuntu umwe w'Imana ukamwizera, ukamubwira, kandi umwuka w'Imana yakubohora. Hari igihe ubisengera ntibishire kubera ko hari procedure Imana yashyizeho. Mu bihugu byo hanzeho nta nubwo bakoresha umwuka w'Imana gusa, ahubwo bashyiraho kabine za counseling. Waba ufite ihungabana ukagenda ukishyura, bakakuganiriza, bakakubaza ibibazo, ugasubiza, ukarira.
umuntu akagutega amatwi ukarira ukamarana nawe umwanya umubwira ibyawe. Hari abantu babuze aho baririra, hari abantu babuze platform baririraho, kandi uwo muntu arize yaruhuka. Nicyo kintu hano inzu y'isanamitima ikora. Hano hari bene so, hari abakozi b'Imana, hari ababyeyi waza ukaririraho. Izi mvune umwuka w'Imana ajya zikiza. Turimo turavuga ko umwuka w'Imana mu byo ajya akora mu buzima bwacu atanga umudendezo, atanga umudendezo mu mwuka, ariko agatanga umudendezo mu bugingo. Akuraho umwuka wo kwisuzugura. Haleluya. Umwuka wa complexe d'infériorité, umwuka wo kutigirira icyizere, umwuka wo kwisuzugura ni umwuka mubi uturuka kwa Satani. Umwuka w'Imana ajya akuraho uwo mwuka wo kwisuzugura, ugakura wumva kuvura umwana ntabwo uzi ko hari icyo umaze. Hari umuntu ukura bamubwira ntacyo uzimarira, dore urwo rutwe ntacyo uzimarira, dore ukuntu ameze, dore ayo maso, kandi nta kibazo amaso afite. Ariko bagahora bakubwira ibintu bituma usubira inyuma mu bitekerezo, usubira inyuma mu kwigirira icyizere. Ntacyo uzaba cyo, ntacyo uzimarira, nta bwenge ugira, jya ureka abandi bige, waherekeza abandi, noneho ugakura wisuzugura, baguhamagara ahantu ugahora ubebera. Mana yanjye, uyu ni umwuka mubi cyane. Ndetse ujya ufata n'abantu bize, uyu mwuka ujya ubafata, bakamuhamagara bashaka kumwicaza imbere, bakagira ngo ni ukwicisha bugufi, akavuga ngo no mureke nicare hari inyuma. Kumbe ararwaye, ntabwo abizi ko arwaye. Afite umwuka wo kwisuzugura, kuvuga ati ninjya hari imbere buriya bariya bose nimvuga barahita bumva ukuntu ndi umuswa. Kubera iki? Mu bugingo bwawe bakubitsemo amakuru kuri umuswa ko ntacyo uzimarira. Naho ugeze kubw'ubuntu bw'Imana, icyo Imana yashaka kugukoresha ukarwana n'Imana. Yeremiya yaravuze ati ntabwo nzi kuvuga, mbabarira. Mose nawe niko byagenze, ntabwo nzi kuvuga, mbabarira. Hari abantu bakirana n'Imana kugeza Imana igeze aho ikabareka, kubera ko banze kumvira Imana, bakomeza kumvira amajwi y'abantu bababwiye mu buzima bwabo, barabasenya. Uyu ni umwuka mubi utuma umuntu abebera, agira yumva ari inyuma, yisuzuguye, yitinya. Uhura n'umuntu wanamureba no mu maso akajya kugusuhuza, ubona ari gutitira, maze wamusuhuza ukagira ngo ni ubuntu mugiriye, ukabona arishimye kuko umushuhuje, kumbe ntabwo abizi ko ari umwuka. Ni umwuka umutsikamiye utuma yumva atari umuntu. Igihe babatasi 12 bagiye gutata igihugu cya Kanani batumwe, haje 12, ariko 10 bose baravuga bati twahuye n'abagabo, kiriya gihugu ni cyiza, kirimo amata n'ubuki, dore imbuto zacyo ngizi zirera, ariko hari abagabo barebare, yewe mbega abagabo we, ngo twababonaga, ngo neza twabarebaga, ngo tukabona tubaye inzige, ngo nabo ubwabo niko batubonaga. Uyu mwuka utuma uritekerereza, ugatekereza uko abantu bakubona, nabo ukabatekerereza, ukavuga ngo uri inzige, ariko ukavuga uti buriya nawe yabibonye ko ndi inzige. None ugahora ubebera, bakakubwira ngo ngwino ukore interview, avuga uti mana uzampa akazi nakoze ikizamini, urabizi ko ndi umuswa, iriya interview byanga bikunda nzayitsindwa, ugahita uhamagara mwene data, yewe byahindutse, naje gusanga ka kazi, murebe undi mugaha, Imana ibaha umugisha. Ugasenga amasengesho apfuye kubera kuratsikamiwe n'umwuka wo kwisuzugura. Ni umwuka mubi, ariko umwuka w'Imana, nk'uko inzoka ya Mose yamize inzoka zose z'abakonikoni, ndashaka kukubwira muri iki gitondo, umwuka w'Imana yazanywe no kugira ngo agukureho ububata ubwo ari bwo bwose, bwaba ubw'abarozi bagushyizeho, bwaba ubwaho bakujyanye utazi, byaba ibyo bakuvuzeho bagufiteho ubutware.
umwuka w'Imana ari hejuru y'imvugo yose yakuvuzeho, ari hano kugira ngo akubohore. Vuga ngo amen. Haleluya. Bituma utitinya iyo umwuka w'Imana aje ku buzima bwawe. Umwuka w'Imana akuraho umwuka w'ubwoba. Umwuka w'ubwoba ni umwuka mubi cyane. Ni umwuka mubi cyane. Umwuka w'ubwoba ni umwuka mubi cyane. Uyu mwuka utumuti ni umwuka urimo ibintu bibiri. Ufite ubwoba nka fear, ariko ukaba ufite n'ubwoba nka intimidation. Kuba intimide gukangwa n'ikintu cyose kiwe. Mbese umuntu wese uje akakwishongora ahita gucisha bugufi we, ukumva urarigise, bivanze na wa mwuka wa mbere, ariko noneho ukaba uri mu ruvange rw'ubwoba udashobora gusobanura. Uyu ni umwuka mubi cyane. Umva ukuntu Bibiliya ivuga mu Baroma igice cya 8 umurongo wa 15, aravuga ngo kuko mutahawe umwuka w'ububata ubasubiza mu bwoba. Umwuka w'ubwoba ni umwuka w'ububata, ni umwuka wo gutsikamirwa. Ntabwo twahawe uyu mwuka rero w'ubwoba, ahubwo twahawe umwuka uduhindura abana b'Imana, udutakisha Aba Data. Haleluya. Tuzi imbere y'Imana dufite umudendezo. Wa mugani w'Abanyarwanda bajya bavuga ngo uhagarariwe n'ingwe aravoma. Ahantu hose unyuze umuntu aragukanga, ugahagarara uri umukobwa muto ukamubwira ngo mfite Imana. Ntabwo wankanga, mfite Imana. Ukabikora mu bwenge udasuzuguye, ariko mu mutima wawe ugahagarara wemye ukamubwira ngo mfite Imana. Hari ibitankanga kubera ko mfite Imana. Uyu mwuka niwe wari uri kuri Dawidi, umwuka umutakisha Aba Data. Asanze Abisirayeli basuzuguye ku rugamba, asanga ingabo zahiye ubwoba n'umwami bose bahinda imishyitsi kubera Goliyati aza akabahinyuza. Maze Dawidi aravuga ngo mfite data, hari Imana, hari data muri Isiraheli, dufite umubyeyi muri Isiraheli, Uwiteka Imana Nyiringabo. Nakuntu mwadusuzugura. Araza aravuga ngo ndaje. Bamwambitse imyenda y'ibirwanisho, aravuga ngo ntabwo kunguka, ariko nyewe menyereye kurwana, sinsubiye mu mateka yose. Ariko arahaguruka ajya guhangara Goliyati afite ibuye. Goliyati aramureba ati ye, ugize kuba uri agasore k'umugenda, ugeze kuba utanazi, utari n'ingabo, uri agasivire, uje n'ibuye. Aravuga ati wa gasore we, kunteranya ibuye, urabona ndimbwa? Uzi ukuntu yamubwiye? Yaramusubije ati ntabwo uri imbwa gusa, mu magambo ngenekereje, kuko yaramubwiye ati ndaje nguci igihanga, hanyuma igihanga cyawe uyu munsi ndagica, hanyuma ubuzima bwawe mbugabiza ibisiga. Mu yandi magambo, nta nubwo uri imbwa gusa, ahubwo uri intumbi. Haleluya. Kuko yari afite umwuka wo gushira amanga, ntabwo yari afite uyu mwuka w'ubwoba. Uyu mwuka w'ubwoba ni mubi, ukoresheje abana b'Imana ibyaha byinshi. Uyu mwuka ni ikimenyetso cy'ububata, cyo gutsikamirwa. Rimwe muzajye mureba abantu batinya, bagira ubwoba, ntimukabigarukiriza aho ngaho. Ujye wibaza uti abantu bose bagira ubwoba nk'ubwo ngira. Hari umwana twakoreye deliverance, yari afite imyaka 6. Niyemeraga yuko mu nzu bazimya itara. Bazimyaga itara karira, uyu ni muzimya itara, igikoko. Bya bindi ababyeyi mujya mukangisha abana, sinzira cyangwa igikoko kikurye, ubu uri kumuteza abadayimoni b'ubwoba. Nutarya koko. Abana barashize kubera ababyeyi babo bakinguye umuryango wo kwinjiza dayimoni w'ubwoba mu buzima bwabo. Haleluya. Ndimo ndavugana n'ababyeyi hano, kandi benshi baracyabikora no muri iki kinyejana. Ntabwo uri burye ngiyi koko, akanazana n'agasimba kagashyira imbere ye. Umwana akadevelopa ubwoba bwa bundi abona agakoko akaba pararize. Noneho uwo mwana yagiraga ubwoba, ukabona n'ibintu bidasanzwe. Noneho
tumusengeye abadayimoni bamuvugiramo, ati abona agakoko akaba pararize. Noneho uwo mwana yagiraga ubwoba ukabona n'ibintu bidasanzwe. Noneho tumusengeye abadayimoni bamuvugiramo, ati iyo muzimije itara nitwe tuba turi mu nguni hariya, igihe cyose avuze ngo muzimyitse mwatse buriya tuba twahageze. Kumbe yakuze afite icyo kintu cy'ubwoba, yabona umwijima akabona abadayimoni. Hari umwana wigeze atanga ubuhamya hano aravuga ngo iyo bwiraga nagiraga ubwoba bw'ijoro, kuko abadayimoni ntabwo bakora ku manywa, bakora nijoro, kuko niyo si yabo, niyo umunsi wabo w'akazi ubutangiye. Ndashaka kubabwira yuko ubu bwoba buba bufite inkomoko. Hari umuntu ushobora kubibamo, bushobora kuva kuri Satani yakoresheje umuntu, cyangwa se bikizana ugasanga umuntu agira impungenge kurusha abandi bose ku isi, akibaza uyu muntu yabaye iki. Haleluya! Uyu mwuka ni umwuka mubi, ariko ngufitiye inkuru nziza. Umwuka w'Imana akuraho uwo mwuka w'ubwoba. Haleluya! Uyu munsi nusenga usenge. Murabizi ubwoba bwateye Esawu, agurana umurage we awutanga ku bishyimbo. Aravuga ati ubundi iyi nzara amenye iri buze kunyica, ati nyihera ku bishyimbo, umugabane w'imfura nushaka uwujyane ntacyo umaze. Abatanze umugabane we wo kuba imfura. Ubu bwoba rero ni bubi cyane. Navuze ngo ni ikimenyetso cy'ububata. Nabivuze hari abantu bagira ubwoba cyane ku buryo umuntu amwentimida agahita yinyarira ahagaze aho ngaho. N'umwana ku ishuri, buriya umwana utinya umwarimu cyane, umwana ukamubwira we ngwino hano, ukabona ahise yinyarira, uzamenye ko uwo mwana afite ikibazo cyo mu mwuka. Abarimu bakunze guhura nabyo bakagira ngo ni ibintu bisanzwe, ariko uwo mwana aba afite ikibazo cyo mu mwuka kurusha icyo mu mubiri. Aba afite n'ihahamuka. Buriya ni ibintu biba bisaba ko ureba n'inyuma ukareba mu buzima bwe mu muryango niba nta kintu kirimo kimuhungabanya. Haleluya! Hari igihe abantu baba mu byaha ariko bakagira ngo bigarukiye kuri bo, ntibamenye uburemere bw'ibyo bari gukora, ko bari kwitsa ibinyejana, kuko iyo mbuto ni imbuto ibiri kuza gusenya. Yesu atugirire neza. Navugaga umwuka w'ubwoba ukuntu ari umwuka mubi cyane. Ubwo nari ndimo mbaha izo ngero zose mbereka aho uwo mwuka w'ubwoba no kuba intimide no gutakaza confidence, gutakaza kwiyakira cyangwa kwikunda cyangwa ibindi, ko bishobora kuba bifitanye isano naho ngaho turi mu buzima bwa buri munsi. Umwuka wera atanga gushira amanga. Haleluya! Petero amaze gushira amanga, Petero akiri umunyabwoba, yakangwaga n'ikintu cyose, yakanzwe n'umugore birira avuga ngo ni umuja, ngo aramubwira ngo ariko wowe urasa na babandi. Petero aramubwira ati jewe reka kandi akanabivuga mu Giheburayo. Yihakanye Yesu mu Giheburayo, yihakana Yesu mu mvugo y'Abakristo, ariko yihakana Yesu kubera ubwoba. Yeremiya yambaye gushira amanga, ariko ubwo ntabwo nshaka kuvuga ku bwoba bwa Petero, ndashaka kuvuga igihe yari yuzuye umwuka wera, uburyo yasohotse agatangira kuvugana n'abakomeye, n'abantu bishe Yesu, babandi agatangira kuvugana n'abayobozi. Umuntu wihakanye Yesu imbere y'umuja, ariko ageze imbere y'abayobozi kubera kuzura umwuka wera atangira kuvuga ashize amanga, kuko umuntu ufite umwuka wera nta bwoba agira gutinya kw'icyubahiro, ariko nta bwoba agira. Yeremiya niko yari ameze imbere y'umwami, ajya kumuhanurira ibizaba, amuburira, amubwira ati nudakora ibi n'ibi ubwoko bw'Imana ugiye kubushyira mu kaga. Hanyuma bakamufunga, akava muri prison, akongera akabivuga, agahamya, kubera ko yari afite umwuka wera. Mose yagiye kwa Farawo, nta kindi cyuzuye mu mutima we ari ugushira amanga. Eliya yahangaye umwami Ahabu n'umugabekazi Yezebeli kubera ko yari afite umwuka w'Imana. Bari abantu batinyitse, ariko kubera umwuka w'Imana yashoboraga kubahangara. Ndashaka kukubwira, wenda soreza ahangaha, ko ubwoba ari icyaha. Ari mubizi? Abari batazi ko ubwoba ari icyaha mugire gutya.
abatari babizi ko ubwoba ari icyaha muzamure cyane. Abatari babizi ko ubwoba ari icyaha, wow, hafi 85% by'abari hano. Ubwoba ni icyaha kibi kirimbura. Mva mu byahishuwe mu ntega amatwi neza. Aravuga ngo ariko iki cyanditswe naragisomye numva ndikanze, ntago nagize ubwoba, narikanze. Haleluya. Ngo ariko abanyabwoba n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanyi n'abasambanyi n'abarozi n'abasenga ibishushanyo n'abanyabinyoma bose umugabane wabo uzaba mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, ariyo rupfu rwa kabiri. Mwambwira kuri iyi lista abaki? Abanyabwoba nibo ba mbere kuri iyi lista. Ubwoba ni icyaha, kuko ubwoba buba buhinyuje ikimana yashyize mu muntu cyo kudomina, domination, kuganza, gutegeka. Ni nayo mpamvu icyaha gituma ubwoba butuma umuntu ajya muri position yo kwihakana Imana. Umunyabwoba wese ntabwo Imana yamukoresha. Haleluya. Kubera ko ni Imana igutumye ntujyayo. Urumva harimo detaye z'ibintu byinshi byatuma urimbuka. Icya mbere, ubwoba butuma wihakana Imana. Icya kabiri, bituma ubwoba butuma utumvira Imana. Ikindi, ubwoba butuma kubera gutinya ubuzima usambana. Bituma kubera gushaka gutinya ubwoba bw'uko umugabo wawe azabona ko nta mushahara wazanye kandi warayajyanye. Menya abagore batajya bajya muri betting. Umugabo akajya muri betting akajyana y'umushahara we wose, noneho agashaka kubwira umugore uko byagenze, akavuga ati sindi umubwire ko nayajyanye muri betting, reka nshaka ikindi kintu umubwira, ukabura beshe. Ubwoba ukavuga uti nimbimubwira. Haleluya. Yesu atugirire neza. Murabimenye ko ubwoba ari icyaha. Ni icyaha cyo kwihana. Uyu munsi urava hano ubwiye Umwuka Wera ngo nihanye ubwoba, ariko ume gushira amanga, kubera ko Umwuka w'Imana ari we ubitanga. Haleluya. Ubwoba bukoresha ibyaha byinshi twabivuze, kwihakana Imana, ariko Umwuka Wera nanone ni umucyo. Tugiye gusoreza aha ngaha. Umwuka Wera ni umucyo kandi atanga umucyo. Turimo turavuga iby'Umwuka Wera akora mu buzima bwacu. Atanga umudendezo. Mu gutanga umudendezo dusobanura uburyo akuraho umwuka w'ubwoba, akuraho umwuka wa complexe wo kutiyakira n'ibindi byinshi twavuze. Ariko nanone Umwuka w'Imana ni umucyo, atanga umucyo, icyo bita illumination cyangwa se enlightenment. Umwuka Wera azana ubwenge, guhishurirwa. Aha umuntu babyeyi bajya bavuga ngo guca kenge. Iyo umuntu afitanye ibanga n'Umwuka Wera, akora ibintu ukabona biri mu bumana, akora ibintu ukabona biri mu bwenge, kuko Umwuka Wera w'ubwe ni isoko y'ubwenge, atanga ubwenge. Rero iyo aguhaye mu bugingo bwawe gukanguka, abakumurikiye, amurikira ubwenge bwawe, amurikira ubugingo bwawe, ukamenya uko utunga abana bawe neza. Mwari muzi ko Umwuka Wera ajya yigisha gukunda. Umwuka Wera yigisha uko umubyeyi ashobora gukunda abana be. Umwuka Wera, birashoboka ko ushobora kuba warakuze nta muntu ukubwira ngo I love you, ukibaza aho uzahera ubwira umwana wawe ngo ndagukunda bikakugora, ariko kumubwira ngo uri igicucu bikihuta. Ndashaka kukubwira ngo Umwuka w'Imana iyo amanutse akora illumination, akumurikira uburyo wajya uvugana n'abana bawe, uburyo wavugana n'umugore wawe, uburyo wavugana n'umugabo wawe, uburyo wavugana n'abakozi bo mu rugo. Umwuka Wera atanga uwo mucyo. Ntabwo ari uwo mu bugingo gusa, ariko nanone azana umucyo w'inyuma. Hari abantu kubera bya bintu nababwiye baba baranyuzemo amateka akakaye, usanga isura ye niyo umuntu yanzwe, afite intimba ku maso ye urabimenya.
urabimenya. Ajya guseka bikanga, ajya kunamuka bikanga, ashaka no kubipfundikanya bikanga, kuko umutima uraremereye. Mwuka Wera ntabwo ahindura inyuma gusa, ntabwo ahindura imbere gusa ngo asige inyuma. Iyo umuntu afite umwuka w'Imana, wa mudendezo twavuze ugaragara n'inyuma, abantu bakakureba bakavuga yo usigaye ukeye. Kandi kera ntabwo ariko byari bimeze, kubera ko hari ikintu ushaka kubabwira. Satani ajya akorera abantu. Satani buriya iyo atumye hari ibyo umuntu anyuramo ari Satani wabikoze wabicuze. Satani akaza akakusanya ibintu ukabinyuramo bikagusharirira bikakugira umurakari. Kandi kera wari souriante, wenda witwa Mahoro, witwa Munezero, ariko umuntu akagushakaho umunezero akawubura. Kubera iki Satani yashatse guhinyuza inyenyeri kuriho kuva wavuka, ukanyura mu bintu noneho kugera igihe umutima wawe uhindura n'isura yawe. Noneho ugahura n'umuntu mwiganye kera ari umwana unezerewe, ugahura nawe yarabaye umugore cyangwa umugabo, ukavuga ngo yongo kanaka yarahindutse disi nabi, yahindutse nabi, kubera ko umuruho utuma n'isura igaragaza umubabaro. Ndashaka kukubwira yuko umwuka w'Imana ajya azana kuvunja, akakuvunjira, akazana umucyo ku maso yawe. Hari n'abandi bajya bagira maske, icyo bita spiritual facial mask. Hari abantu umwuka wa Satani ajya yambika maske. Dadakunze kubivuga hano ari gutanga ubuhamya, ugasanga umuntu arasa n'umukecuru w'imyaka nka 80. Wamubaza ngo ufite imyaka ingahe? Ati 27. Ukavuga uti ce n'est pas possible. Kumbe ku isura ye hari maske y'ikintu umwanzi yakoze, nyamara nyiri kubikorerwa hari igihe abatabizi. Abantu bamubona bakavuga bati kushaje. Kumbe hari ibyo Satani yakoze byatumye ayambara maske ukijima. Anyuza rero mu bintu byinshi, ashobora kukwijimisha anyuze mu bintu bifite amazina. Hari abantu batajya baseka bijimye kubera iki yakuze bamubwira ngo ufite mu kanwa hatukura. Yajya guseka ngo dore iyo shinya. Buri gihe yajya guseka akibuka yashinya akavuga mujya mubabona umuntu udashobora kubona amenyo ye na rimwe, kubera ko Satani yamuteye icyangiro akoresheje amagambo y'abantu. Kamubwira ati dore ibyinyo ukuntu bihengeki, afite ibyinyo bihengekeranye. Wajya guseka ugahita ufata ku munwa bikagutera icyangiro, nta muntu urakubona wishimye, ntabwo ushobora guseka ngo abantu babibone, kubera ko hari akantu ku isura Satani yaguteje. Umurari, hari abantu bagira umurari bikababera calvaire. Hari ibintu Satani ajya akora ukagira ngo yapfuye kubikora, ariko nta mbuto ya Satani igipfa ubusa. Niyo mpamvu nidushaka Imana tujya muri detaye. Abantu binjira muri ibi bintu bya deliverance tujya tuvuga detaye, abantu bakavuga ngo twaravangiwe, ngo ibintu byose tubyita ngo abarozi, tubyita Satani, ariko turabizi by'isi y'umwijima ikora. Naje kukubwira yuko Yesu yamanuye umwuka we kugira ngo atubohore, atugirire neza, adukure mu bubata bw'umwanzi. Uyu munsi umucyo w'Imana warasa ku buzima bwawe. Umwuka Wera yazanywe no kuguhindura kugira ngo akukize, akomore kandi akugirire neza. Icyakora akorana n'abamwemereye. Iyo wemeye kugumana ibikomere byawe ukabigira ubwiru, nta kintu umwuka w'Imana bikoraho.